kuba turiho magingaya ni neza y'umwami. Hashimwe uwatugiriye neza iminsi yose. Ashyirwe hejuru Kristo Yesu, ahimbazwe impamvu yo kubaho kw'abantu. Izina rimara inyota, nahimbazwe, ashyirwe hejuru y'amahanga n'ibihugu. Izina rimara intimba, imbaraga z'izina rye ni imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Imbaraga zibonerwa mu izina ryawe Kristo ni imbaraga zirusha izindi mbaraga izindi. Ubutware izina ryawe rigira ni ubutware buhindira hejuru y'ubundi. Izina ryawe ribeshaho n'ikitari kubaho kikabaho. Izina ryawe rirabohora, ricagagura ingoyi z'uburyo bwose. Izina ryawe rirusha imbaraga, imbaraga zaba zimwe. Izina ryawe rirakomeye, wararyandikishije uravuga ngo munsi y'ijuru ngo niryo twahawe gukirizwamo. Izina ryawe ritubereye umunara muremure twihishamo, abakiranutsi tukabasha kubaho. Izina ryawe riradutwikiriye ku manywa, riradutwikiriye nijoro. Izina ryawe riduhindukiye umunara twihishemo muremure cyane, kandi abakiranutsi bawuhungiramo ntibagire icyo baba. Izina ryawe ritubereye ubwihisho, imiyaga yo mu isi irahuha ntitubone, kubera ko twishe mu izina ryawe. Iki gicamunsi turashyira izina ryawe hejuru gusa. Iki gicamunsi turamamaza imbaraga zibonerwa muri Kristo. Turamamaza amahoro twabonye twakumenya. Turatangaza ihumure twagize igihe twamenye agakiza. Iki gicamunsi turamamaza ubutware bwawe Yesu. Turavuga ngo uhimbazwe, ushyirwe hejuru, kandi ushyirwe hejuru, kandi ushyirwe hejuru. Ni ukuri kose ushyirwe hejuru. Uri hejuru y'ibidusumba, uri mugari cyane uruta ibituruta. Ibihe byose bishibuka muri wowe, nta cyaremwe na kimwe cyakubanjirije. Witwa Yesu, witwa uwa mbere ukaba n'uw'imperuka. Ni wowe ijambo ryawe ryita kuri inyenyeri yo mu ruturuturu. Ni abanyamugisha bakinga ubuzima bwabo ukinjira. Izina ryawe ni ryo gushyirwa hejuru y'ibihugu n'amahanga. Nta mbaraga ziri hejuru y'izawe, nta butware buri hejuru y'ubutware bwawe. Nta muganga ugusumbya ubuhanga, nta munyabwenge wagira ubwenge buhinyuza ubwawe. Siyansi irakuramya, politike zirakuramya, amafilozofi yose arakuramya. Ni wowe Kristo uri hejuru ya byose. Unahimbazwe, utuma duhagarara, utuma twema tugashikama, tugakomera, tugashira intimba. Izina rimurika mu mwijima, izina rimurika mu gahinda, izina rimurika, izina ririnda umwana mu nda y'umubyeyi we. Izina tubonera amasezerano, izina riduha umugisha. Remayandolo Tarasilia Rendolo Salia Bandere Cotalia Baseketa Rebabando Sokotende le Colia Mandere Keta Remolia Basandere Ketendere Koyakata Rebaba Sondolo Kota La Calia Baseketi Rebea Rebolia Rasandolo Colia Basendereka Ayande keshakande keshakande keshaka. Ayandolos dolos 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 dolos. Inuliwa 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 Yesu, inuliwa Yesu. Inuliwa inuliwa Kristo, inuliwa mwana kondoo. Inuliwa, inuliwa, inuliwa muumbaji wa nchi pia na vyovyote vilivyomo. Inuliwa juu sana, inuliwa juu sana Mwokozi. Wastahili sifa na shukrani na utukufu wote Mungu. Juu hakuna mwingine kama wewe Yesu. Tunakusujudu Baba, tunakusujudu magharibi ya leo Mungu. Tunasema wastahili sifa,
tunasema wastahili shangwe, wastahili nyimbo, wastahili kupigiwa makofi na vigelegele ndani kanisani wetu hapa Mgongo. Siubariki mkutano wa leo Yesu, siubariki mkutano wa leo Yesu, siubariki mkutano wa leo Yesu, katika jina la mweza yote Yesu. Reka tumukomera amasharenze kuri ayo duhagaze. Amahoro adusigiye ntago ari ayo tubona ikipe dufana yatsinze, ntago ari ayo tubona bataraduha priyave y'ubukode. Amahoro Yesu adusigira ntago ari amahoro tugira iwacu bimeze neza, ntago ari amahoro tugira abana bose ari bazima, ntago ari amahoro tugira inka zigwiriye, ni n'amahoro tugira yambuka akambukanya byose bikaba bihari, ariko bitankuraho amahoro nahawe na Kristo. Kuba turiho magingaya ni neza y'Umwami. Hashimwe uwatugiriye neza iminsi yose. Ashyirwe hejuru Kristo Yesu, impamvu yo kubaho kw'abantu. Izina rimara inyota, nahimbazwe, ashyirwe hejuru y'amahanga n'ibihugu. Izina rimara intimba, imbaraga z'izina rye ni imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Imbaraga zibonerwa mu izina ryawe Kristo ni imbaraga zirusha izindi mbaraga izindi. Ubutware izina ryawe rigira ni ubutware buhindira hejuru y'ubundi. Izina ryawe ribeshaho n'ikitari kubaho kikabaho. Izina ryawe rirabohora, ricagagura ingoyi z'uburyo bwose. Izina ryawe rirusha imbaraga, imbaraga z'abazima. Izina ryawe rirakomeye, wararyandikishije uravuga ngo munsi y'ijuru ngo niryo twahawe gukirizwamo. Izina ryawe ritubereye umunara muremure twihishamo, abakiranutsi tukabasha kubaho. Izina ryawe riradutwikiriye ku manywa, riradutwikiriye nijoro. Izina ryawe riduhindukiye umunara twihishemo muremure cyane, kandi abakiranutsi bawuhungiramo ntibagire icyo baba. Izina ryawe ritubereye ubwisho, imiyaga yo mu isi irahuha ntitubone, kubera ko twishe mu izina ryawe. Iki gicamunsi turashyira izina ryawe hejuru gusa. Iki gicamunsi turamamaza imbaraga zibonerwa muri Kristo, turamamaza amahoro twabonye twakumenya, turatangaza ihumure twagize igihe twamenye agakiza. Iki gicamunsi turamamaza ubutware bwawe Yesu, turavuga ngo uhimbazwe, ushyirwe hejuru, kandi ushyirwe hejuru, kandi ushyirwe hejuru. Ni ukuri kose ushyirwe hejuru, uri hejuru y'ibidusumba, uri mugari cyane uruta ibituruta. Ibihe byose bishibuka muri wowe, nta cyaremwe na kimwe cyakubanjirije. Witwa Yesu, witwa uwa mbere ukaba n'uw'imperuka. Ni wowe ijambo ryawe ryita kuri inyenyeri yo mu ruturuturu. Ni abanyamugisha abakinguye ubuzima bwabo ukinjira. Izina ryawe ni ryo gushyirwa hejuru y'ibihugu n'amahanga. Nta mbaraga ziri hejuru y'izawe, nta butware buri hejuru y'ubutware bwawe, nta muganga ugusumbya ubuhanga, nta munyabwenge wagira ubwenge buhinyuza ubwawe. Siyansi irakuramya, politike zirakuramya, amafilozofi yose arakuramya. Ni wowe Kristo uri hejuru ya byose. utuma duhagarara, utuma twema tugashikama, tugakomera, tugakomera, tugashira intimba. Izina rimurika mu mwijima, izina rimurika mu gahinda, izina rimurika, izina ririnda umwana mu nda y'umubyeyi we. Izina tuboneramo amasezerano, izina riduha umugisha. Wakuabudiwa ni nani kama wewe Jehova? Andira musinda ya fika mboya mupenda ya